uhereye umunsi wa none korali yitwaga Jehova Jire yiswe korali Galeyadi. Haleluya. Haleluya. Tubanje gushima Imana uko turaha umuteguro wayo. Reka nsabe korali Jehova Jire irambura ibiganza ibasuhuze mwese. Haleluya. Nizere ko mutwakiriye. Maze gutwakira rero ko duhindutse abasangwa ku ruhimbi rw'Imana. Mbere yuko nagira ikindi mvuga, munyemerere nubwo hari abakiriwe, ariko natwe nka korali Jehova Jire dushyira akakeregeshwa kacu, twakira abantu bake cyane. Twakiriye abantu bose bicaye muri iteraniro baririmbye muri iyi korali, icyitwa iy'abanyeshuri, ihindutse iy'urubyiruko, yiswe Jehova Jire, ndetse icyitwa inshuti za Yesu. Reka mbasaba aho bari bahaguruke batere haleluya. Kabiri gatatu musuhuze Jehova Jire. Abo bantu barakoze cyane kuko hari amatafari yayo yubatse iyi nzu mubona hano. Imana ibahe umugisha. Reka nakire imiryango y'aba baririmbyi, irimo ba papa na ba mama, ba grande sœur na ba grand frère, mbese b'abantu babana n'abaririmbyi mu buzima bwa buri munsi. Ntacyo twabona twavuga, ariko reka tubakire. Hari impamvu, ndetse abafasha b'abagabo turirimbana, ndetse n'abatware b'abadamu turirimbana. Muhaguruke namwe mudusuhuze, tubakire muri iki gitaramo cyacu. Korali se yabaga hehe, yiturije hehe? Benshi bifuza ko batwongera indirimbo, ariko ku mutima dusenga Imana ati Mana ntibagire batwongera, kubera ko rwose ariyo y'umutwe twiyibitse. Ubwo rero tuvuye aho ngaho twakomeje umurimo gutyo bigoye, tukajya turimo muri vacances, ariko pasiteri wari uri hano witwaga Rebero adusaba ko no mu materaniro twakomeza tukaririmba, duhabwa ibyicaro bihoraho. Hagiye muri byinshi abari bantu murabizi ko rero yari uruvangavange. Abanyeshuri namwe murabazi, ntabwo byari byoroshye, ariko Imana iradufasha. Korali isa n'isigaramo abantu bakeya, ariko mu minsi mikeya umudugudu uraguka, bashyiraho amateraniro 2. Bifuza korali y'urubyiruko, baravuga ati ariko hari urubyiruko rw'abanyeshuri usanzwe ruririmba, reka turuhindure urubyiruko, korali y'urubyiruko. Muri iyo minsi hari hacutse korali y'abana ba Ecole de Dimanche yitwa inshuti za Yesu, bahita babashyira muri abanyeshuri. Ubwo bari abanyeshuri bakiga primaire, namwe murumva abana bacutse. Tukaba twari dufite n'indi korali yavutse ariko ntikure, yakoraga umurimo w'Imana mu rubyiruko. Yari y'urubyiruko, ariko icyo gihe yerekwa ryari ryabona ko korali y'urubyiruko yonyine idakenewe cyane, biba ngombwa ko zuzuza izindi. Iyo gurupe rero nayo ibamo, ubwo byitwa korali y'urubyiruko igizwe na korali 3. Urumva ko ntabwo byari byose guhuza iyo myumvire y'abo bantu, ariko Imana igenda idufasha mu gakiza katari kenshi, mu bugimbi, mu bwadoresa. Turashimira ababyeyi bagiye batuba hafi bakaduhugura, nubwo twagendaga tubananira ubundi tukanabasuzugura. Mwarakoze kwihangana, kuko hari igihe cyageze numva amatwi y'abantu bamwe
bavuga ati ariko iriya korali iteza akavuyo mushaka mwazanayikura, kandi bari bafite ishingiro pe. Ariko mu mugambi w'Imana yari izi ko uyu munsi tuzahagarara hano, muyimpera icyubahiro. Natinze rero twakomeje gukora umurimo bigoranye, ariko Imana iradufasha tugenda dukura. Ubu ngubu aka kanya tuvugana twarashyingiye, hari harimo abaririmbyi twashyingiye bajya kutubera abambasaderi ahandi, dufitemo abadamu hano mwabonye. Muri iyi minsi dufite uruhinja, dufite n'abandi bakiri mu nteko bitegura kuzaruhuka mu minsi iri imbere. Murumva ko dukomeje kwaguka, dufitemo abagabo. Icyo gihe abantu bari bakomeye, bari abantu bari bafite amashuri yisumbuye ariko bafite uburambe mu bushomeri, nta kazi bagiraga. Ariko turashima Imana ko yaduhaye n'abafite amalisanse, ndetse no mu buryo busanzwe bw'ubuzima ikomeza kugenda idufasha. Iyo rero niyo korali mwagiye mubona mu bihe bigiye bitandukanye. Amateka ni maremare ntabwo yose nayavuga, ariko uyu munsi dufite impamvu ifatika yo gushima Imana. Haleluya! Dufite impamvu ifatika yo gushima Imana. Reka mbahe kimwe murahita mwumva ko dufite impamvu ifatika. Tumaze imyaka 10 hafi n'ibiri. Mu myaka 11 ishyira n'ibiri, izo nizo niforme za mbere twambaye tuziguze nka korali. Ibindi byose mwagiye mubona byabaga ari ugupfundapfundikanya. Ubwo rero dushimye Imana ku bw'ibyo byose. Kubera ayo mateka yose rero twifuje gushima Imana kugira ngo turirimbe ineza yayo, tubwire abantu yuko Imana ivana kure ikazamura umuntu ikamugira icyo atatekerezaga ko yaba cyo. Haleluya! Ibyo rero byose mufite amatsiko y'ibindi bintu turi bukurikizeho, ibyo nabyo nishimye. Ko hari igihe twabayeho nta muntu wifuza kutwumva, hari igihe twajya turimba indirimbo ubwacu ikaturambira, tukaba turi kuvuga ati ese iyi ndirimbo irarangira ryari? Ndabeshya abantu twabanye kera, ababo abenshi ni abavu, abantu twabanye kera sibyo. Ubwo rero Imana ishimwe kuko dusigaye turirimba, mbese ukumva byibura. Murakoze cyane rero, reka ndeke gutinda. Hejuru y'ibyo byose twaravuze tuti amateka twabayemo ntabwo yari ashimishije cyane, ariko Imana idufashe twubaka amateka mashyashya. Hejuru rero y'ibyo byose mu mateka mashyashya dushaka kubaka, twaravuze tuti rero reka iri zina Jehova Jire ni ryiza cyane, turarishimira Imana, ryaradukujije, ariko twifuza ko twarisohororokamo kugira ngo ba bantu bakomeza kuturebera muri ndorerwamo ya bwa bwana bwo muri Ecole de Dimanche, ba bantu badahugurwa, ba bantu bananiranye, bajye bavuga bati korali yarakuze. Kandi namwe murabibona ko turi kugenda dukuramo gakeya. Iyo ni impamvu ya mbere, ariko indi nyamukuru twifuza gukora umurimo w'Imana mu buryo bwagutse. Izina Jehova Jire rero nubwo ari ryiza, ariko hari ahantu tugera rikatubangamira ku mpamvu abenshi bazi. Urugero, rimwe bigeze kudutumira mu giterane cy'urubyiruko, umuyobozi w'aho ngaho arabyishimira, amenya ko batumiye kuri Jehova Jire, ariko ntiyishimira umunsi baduhayeho kuko wari uwo mu byiza. Ariko amaze kumenya ko iyo akeka atariyo, aravuga ati ye ntacyo, byarangiye abantu tutagiyeyo. Murakoze cyane. Noneho rero twifuje ko iryo zina twarihindura. Umushumba nabitwemerera akaza kudufasha, mu kanya muramenya irindi zina rishyashya iyi korali yitwa. Reka turarike umuyobozi wacu, umubyeyi wacu, umuyobozi w'umudugudu wacu aturarikira umushumba kugira ngo adufashe muri icyo gikorwa. Abashinzwe kudufasha muri icyo gikorwa uko twagipanze
bazi. Reka tudatinze kwakira umushumba ugera hafi n'urugendo rurerure, ariko turashimira Imana aho igejeje ikora. Imana yacu ni umubyeyi, irabyara ikarera kandi igakuza. Aho mugeze ni heza, Imana ihabwe icyubahiro. Nubwo mwanyuze muri byinshi bibagerageza, ariko Imana yabanye namwe, ntiyabataye, yarabahetse, ntiyabururutsa, kandi iracyari kumwe namwe. Reka tubabwire ngo muri korali zigira ibihe byiza, zidufasha cyane iyo twumva ubutumwa bwiza murimo muvuga mu ndirimbo zanyu. Ibyo byose ni Yesu wabikoze, we wabahamagaye. Turabashimira ko mwatumenyesheje ko mufite igiterane, mwibanga mutubwira intego zacyo, kandi perezida akomejeho gato, avuze ibintu bibiri, ko mushaka guhindura izina kubera ko hari aho mugera mukabangamirwa nubwo ari ryiza, ariko hari n'igihe umubyeyi ahamagara umwana hakitaba adahamagaye kubera impamvu. Mfite umwana ku ishuri wiga Ruhango, yitiranwa n'abandi bana benshi ku ishuri, yitwa Iradukunda Prince. Baba benshi ku ishuri, ageze afata icyemezo cyo kwiyongereraho indi zina rya gatatu tutabizi, yiyita Dani. Mu gihe cyo kwegereza gukora tronkome, bigaragara ko bizaba ikibazo, mu irangamimerere ntiririmo, ku ishuri rirahari. Ariko yagira ngo atandukane n'abandi bana, twoherezaga Minerva, twakohereza borudero kuri WhatsApp, ugasanga babyitiriye undi, tukajya mu kibazo ko tutishyuye. Namwe hari ibintu mushobora kuzishyura mutarabiriye. Ubwo rero ni byiza mwagize ubwenge gutanga icyo cyifuzo cyo guhindura izina, kugira ngo mukore umurimo w'Imana w'ivugabutumwa mu buryo bwagutse, kuko mumaze kubivuga ku ntambwe ya kabiri. Natwe biratugora mu by'ukuri iyo tuvuze ngo gukora Jehova Jiji, bisaba ko ukomeza gusobanura ngo ni yakumukenye, ubundi ngo ni yayi. Rero murabizi ko ari twebwe, iyo babatumiye baratwandikira, tugasubiza, tugasinya, tugatera kashe. Ubwo rero ntabwo mwahindura izina tutabizi, tutaje kubafasha kugira ngo tubibafashemo kandi tubibemerere mu izina ry'itorero. Turabashimiye kuko muri abana b'itorero, muri munsi y'ukuboko kw'itorero, muri abana bazi ubwenge, mwagize neza, akona ko turakabashimiye. Muzi icyo gukora, mwarigishijwe. Natwe rero uyu munsi nubwo twari dufite gahunda z'impurirane, byabaye ngombwa ko twemera kuza kubana namwe muri iyi gahunda yanyu, kugira ngo tubafashe muri iki gikorwa. Rero tudatinze, kuko hari umuvugabutumwa ugomba kwigisha n'indirimbo nziza tugomba kumva, tukazitegera amatwi zikadufasha muri iki giterane. Ndagira ngo turase ku ntego. Ibyo dukora byose twubaka kuri Bibiliya, jambo ry'Imana, n'amazina yacu y'abana bacu tuyavoma muri Bibiliya. Ndagira ngo rero turambure Bibiliya, jambo ry'Imana. Turasoma ahantu habiri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 8 umurongo wa 22. Twongere dusome muri Yeremiya ibice 46 umurongo wa 11. Reka dusome Yeremiya ibice 8 umurongo wa 22. Haranditse ngo, mbese i Galeyadi nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Yeremiya 46 umurongo wa 11. Haravuga ngo, zamuka ujye i Galeyadi, wikurireyo umuti womora wa mwari we, mukobwa wa Egiputa. Imiti wigwiriza ni y'ubusa, ntabwo uzakira. Amahanga yumvise gukorwa n'isoni kwawe, kandi si yuzwemo n'umuborogo wawe. Kuko intwari ikubitana igitsiburira n'iyindi, zombi zikagwira icyarimwe. Imana itugirire neza. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana,
rivuga ngo mbese i Galeyadi nta muti womora uhari. Galeyadi, haleluya. Ngo kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Yeremiya ageze mu bice 46 umurongo wa 11 aravuga ngo zamuka ujye i Galeyadi wikurireyo umuti womora, wa mwari we, wa mukobwa wa Egiputa we. Arababwira ngo imiti wigwiriza niyo ubusa ntabwo uzakira, kuko intwari ikubitana n'indi igitsigurira zombi zikagwa icyarimwe. Arababwira ngo nta wundi muti muzabona, nta n'ahandi muzawukura, ni i Galeyadi. Galeyadi umusozi. Reka dukomeze. Galeyadi isomye muri ijambo ry'Imana usanga ari umusozi uteyeho ibiti bitanga umuti womora. Hano muri Bibiliya twamaze gusoma amagambo, harimo ijambo rivuga ngo inguma. Inguma ni iki? Ni ibibazo byose byo muri ubu buzima bikomeretsa umutima. I Galeyadi ni he? Ni mu nzu y'Imana. Umuti ni ijambo ry'Imana. Ibiti ni abavugabutumwa n'abaririmbyi, nibo bafite umuti, bafite ijambo ry'Imana. Bigeze mu nzu y'Imana, ijambo ry'Imana riragusuzuma, rikerekana uburwayi bwawe, rikakubera n'umuti. Ibi ni ibiti bitanga umuti womora. Abaririmbyi bararirimba, abafite intimba zigashira bararirimba, ababuze amahoro bakayabona bararirimba, abanyabyaha bagakizwa bararirimba, indwara zigakira baririmba, ababaswe n'abadayimoni babaswe n'abadayimoni bagakira, abadayimoni bagahunga mu izina rya Yesu. Uhereye umunsi wa none korali yitwaga Jehova Jire yiswe korali Galeyadi. Ni korali ishakirwaho umuti womora inguma z'umutima. Imana ishyigikirira izina, ibatiza imbaraga, mwomora imitima mu izina rya Yesu. Umwami Imana bashyigikiza imbaraga ze iminsi yose yo kubaho kwanyu. Ikindi nifuza, nimba ribaye irya gatandatu ribe irya nyuma. Hanyuma rero mwabitimwe nimutange umuti, kandi igiti gitanga umuti iyo nacyo kitarwaye. Iyo kirwaye kiranduza, iyo ari kizima kirakiza. Hanyuma rero nyiri imisozi, nyiri umusozi ariwe Kristo Yesu abarindisha imbaraga ze, abarinda ibyangiza mu izina rya Yesu.